Direction ntabwo ari sawa. Ni umuntu ndimo mbwira yuko atari byiza kubwira umuntu, si byiza kubwira umuntu muze nkutware kandi adafite gahunda yo kugenda. Yewe hari undi muri hood ngiye kugera mu rugo, ariko umuntu utwara abagenzi ahise ambwira ngo nze ngutware. Nkorasa njyana hehe? Aho nk'ahandi hazi ntabwo yaza ambwira ngo nze ngutware. Umuntu umenyaniye ku muhanda ntabwo wamugirira icyizere. Kare hari ibindi bashaka ibintu ni business nyine bashaka yuko agutwara ariko ntabwo unyiruka mu mafaranga. Mbega amahoni, ariko ni ibisanzwe ntabwo yantwara. Yes guys, muri video y'ubushize nayo mubabwira by'amakipe yari yanganyije, none ko byarangiye murabizi nyine, ntabwo nakwirirwa mbibabwira ko byarangiye murabizi. Alright, ariko hano nta kibazo mufite marimo ntaha, kuko nabibabwiye metiriza umuhanda wanjye. Ntabwo ari umuhanda, ni akayira kanjye k'abanyamaguru, n'imodoka zikagira akayira kazo, ubundi bataha nk'uko bisanzwe. Niko byagenze nyine. Ariko ye ngo duseka nabi turamaze seka nyine biriho. Ntabwo ntuye muri Kigali, ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu cyaro mu karere ka Huye. Aho ntuye ntabwo ari ahantu kure n'aho mvuka, ariko ibintu nyine biba byaratwituyeho tutanabizi, biba byaranaje tutaranavuga, ariko nyine iyo bije nyine turabisesengura. None ora kubisesengura kandi nyine bitugira impact, kandi ikintu kikugize impact ntabwo ukirojeta, ubana nacyo nyine ukagira impact yacyo. Okay, hano turi mu muhanda, hano ni amatara. Guverinoma yashyizeho amatara ku mihanda, ariko ni ahantu hegereye imihanda iri internationale. Hano hari imodoka irimo igenda gahoro, imodoka igenda gahoro imbere ntabwo mbegera. Umuntu ni umuntu mwiza, yamaye umwanya wo gukora video nyine, kubera yuko yari arimo aturuka imbere kandi arimo nza, ariko yahise avuga ati reka abantu bazatambuke ubundi azamuka ruguru. Nuko baba bagomba kutureka natwe tugatambuka, kubera yuko hagomba kubaho fairness mu muhanda. Nyarama mbereka. Alright, none umuhanda wa kaburimbo ariyo uturuka ku Gikongoro, ariyo ugahita ukomeza Butare.
ariko njyewe ntuye kuri side yo ku Gikongoro, ujya ku Gikongoro, ugeze ku Gikongoro uhita ukomeza hirya muri Nyungwe, warenga Nyungwe ugahita ugera i Cyangugu. Nyungwe buriya iri hirya ya Cyangugu, iri hirya ya Cyangugu ubu ugera Bukavu, agera Bukavu, warenga Bukavu nuko ukagera hirya, ariko ni kuri side ya Bukavu n'agace kare gafatanye no mu Burundi, igice cya Nyungwe cyo mu Burundi bakita banjye Bweyeye, igice cyo mu Burundi cyerekerana na Nyungwe. Nyungwe ya hafi yo mu Burundi bayita Kibira, noneho igice cy'ishyamba ryo mu Rwanda rya Nyungwe akacyita nyine Nyungwe. Alright, uko bimeze. Alright. Iyi ni moto iba yagiye mu muhanda mpuzamahanga ariko hanyuramo na moto, ntabwo ari moto gusa ubwo n'imodoka zirahanyura. Alright, dore hagize ibinyabiziga by'ubwoko bubiri, moto n'imodoka, ariko w'umunyamaguru ndacyahagenda, ariko nta kibazo mfite, ndatekanye kubera ko ndi muri neighborhood yanjye. Alright, dore hano ruguru ko mutebona ariko ni deforestation, abantu bakora ibintu byerekeranye no guca amashyamba, hano ruguru bagakora amasiteri. Hano rero tugeze ni ipoto yapfuye, ariko hari imbere zo zirakora, ikibazo ni hano, ariko nta kibazo nagira kuko nahari inyuma imodoka zirimo zirahanyura. Iyi ni iya nyuma yavuye i Huye, ingiyi niyo ya nyuma ivuye i Huye, ahita ukomeza za Gikongoro za Gasarenda. Alright. Urugendo cyarukomeje n'icyamaze kurukomeza, ko umuntu ari independent, ko umuntu yavutse ari independent, nayo ni independent. Nta muntu ushobora kumpagarika, kereka nyishe, ubwo niyo ntuza nyine ngenderaho, niyo siroga ngenderaho. Turaziranye se, kereka abafana banjye bo kuri interineti bo ntari, ariko se ukahora mu nzira no gushutinga umva atahe wanyu tutaziranye, kavuga ngo samusubika, ibintu bitandukanye, nta kibazo umbwira, kabone niba naba nkoresha ubushobozi buringaniye ku bijyanye na kamera cyangwa se n'ubuzima busanzwe. Buri wese nyine afite agasaraba ke, ubwo nyine ni agasaraba kanjye, ariko nawe nyine
komeza ibyanjye nanjye nkomeze ibyanjye, gusa icyo gihe mashaka ni ugukora ibintu by'amashusho nkabiha aba subscribers banjye, nkabiha abanyarwanda tukarya show tukitambukira tukareba uko kugenda mu muhanda utabamo abantu nka saa yine z'ijoro biba bimeze, ariko burimo amatara. Alright. This is how things are. Ibiro by'umurenge wa Mbazi muri kilometero 5 ugeye hariya gutya ameze hariya, ariko hano hari imipaka iri fani. Iyo wambutse ukambuka hakurya kaburimbo, hano n'umurenge wa Mbazi, ariko iyo wambutse hano hakurya kaburimbo gutya ukambuka gutya uhita ugera hano ni mu murenge wa Huye. Hariho hari ntuze hano haruguru, ni imirenge ibiri isa n'iteganye, umurenge wa Mbazi n'umurenge wa Huye. Alright, ariko njyewe ni umurenge wa Mbazi. Akarere ka Huye. Alright guys, ndimo babwira y'ukuntu muri abantu b'agaciro cyane kuba mumurikira. Natangiye mvuga by'imipira ariko imipira yo ntabwo ihera, ariko nko mu Rwanda imipira yo duhora tuyikurikira kandi irakomeza. Duhora tuyikurikira turebe izatsinzwe, turebe izanganyije n'izavuyemo. Izatsinzwe 3-1, ibyo nta kibazo, kuko ni football irahinduka, football ni ibintu byinshi bitandukanye. Alright, hano nibereye ku cyapa cya Mbazi kuko ndi kuri Serifa, ariko ni umurenge wa Mbazi. Ibiro by'akarere k'umurenge wa Mbazi n'ibyo uko biba biri kuri Serifa bidasobanura, bitagaragara neza, ariko nuko bimeze. Nihe cya gakapu kanjye nk'umuturage usanzwe, ariko alright, wenda igihe kizaza kimeze iki ngiki tuzaba tuvuga ibintu bitandukanye. Reka tubike ibi ngibi, tuvuga ibintu bitandukanye mu gihe kizaza. Gusa icyo nabashimira nuko nzongera gukora indi video twageze kwa subscribers 1000, ariko bagiye kugera. Ni iby'agaciro ko umuntu afite aba subscribers barenga 500, barenga 100. Tureba ibintu byerekeye na entertainment cyangwa se kwishimisha, kubera ko iyo ureba umuntu akumotiva, akubwira ibintu byiza, akubwira ibintu byubaka, biba ari byiza kurenza wenda umuntu akubwira ibintu bigusenya. Reka tube positive, reka tureke ibintu bidusenya, tujye mu bintu bitwubaka, tuve ibintu bidusenya. Alright, nitwa Subika Sam Subika. Subscribe, share, comment, like. Alright, see you. Love you.